Tubaramukije mwese abaduteze amatwi, tubaramukije mu izina rya Yesu, Uwiteka abahire. Tugize umugisha wo kumva ijambo ry'Imana, bamwe mwamaze kugera mu ngo, abandi wenda murahirimbanira kugerayo, abandi se muri mu mirimo ya nijoro, ariko tuzi ko umugabane munini mutwumva mutuje imuhira, nubwo ari amasaha akuze buhoro, hari umwanya mwiza mukitse imirimo mudahuze wo kumva iby'Imana. Reka rero buri wese abe hafi y'Imana, asabe kumufasha kumva neza ayobowe n'umwuka, kugira ngo ibyo tugiye kumva muri iri jambo bitugirire akamaro, cyane cyane ko amahirwe y'umunsi ataba ariyo y'uw'ejo. Nitwa Hakizimana Benoit, ndi umubwirizabutumwa bwiza. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Reka rero dusenge. Urakoze Data udukunda uri mu ijuru, utugiriye neza kuko uduhaye uyu mwanya. Reka ijambo ryawe ryinjire muri buri mutima, rigere mu ngo nyinshi, rireme amahoro ahari amahane, rireme kwizera ahari ukwiheba, abenshi bongere bakangukire kwitegura kugaruka k'umwana wawe. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko tumaze kubibabwira, insanganyamatsiko iragira iti gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Dushingiye mu gitabo cy'ibyahishuwe, igice cya 7, umurongo wa mbere kugeza ku wa 3, havugwamo ibya marayika ushyiraho ikimenyetso, hakavugwamo n'abandi bamarayika 4 bafite akazi gakomeye ko gufata no kurekura imiyaga, ngo abo nibo bahawe kubabaza isi. Ubwo niba ubara neza ni 5. Hari 4 bashinzwe gufata imiyaga, nayo ni 4. Ubwo ni Iburasirazuba, Amajyaruguru, Uburengerazuba n'Amajyepfo. Hanyuma hari undi umwe nawe ushinzwe gushyiraho ikimenyetso. Reka twe kubivuga gusa, ahubwo tubisome maze tujye mu cyigisho. Ariko umaze kumva ko iyi nsanganyamatsiko tugiye kuvugaho ishingiye muri Bibiliya. Ni ibyahishuwe igice cyaho cya 7, umurongo wa mbere kugeza ku wa 3. Hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka 4 z'isi, bafashe imiyaga 4 yo mu isi, kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Mbona na marayika wundi azamuka ava Iburasirazuba, afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Arangurura ijwi rirenga, abwira ba bamarayika 4 bahawe kubabaza isi n'inyanja ati, ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti, tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Ikimenyetso ni icy'Imana, gitangwa n'abamarayika b'Imana kandi kigashyirwa ku mbata z'Imana. Niyo mpamvu cyiswe icy'Imana ihoraho. Ese uri uw'Imana cyangwa uri uw'idini? Kuko nturi uwawe ngo wigenge. Nturi uw'idini, si ryo ryakuremye, si naryo rikubeshejeho, nta nubwo rizaguha ijuru. Nturi n'uw'ubwoko bwanyu, kuko ntabwo ari bwo bwatumye ubaho. Mu nama yo kukurema ntabwo bene wanyu bari bahari. No ku maherezo yawe ntawe uzaguhesha ubugingo buhoraho. No mu kurimbuka ntawe uzakurokora Imana ikwibasiye. Ku muntu wemera kuba uw'Imana rero aba afite impamvu yumvikana, ni ukumenya ngo Imana ni umuremyi, Imana niyo ibeshaho, Imana niyo irinda, Imana niyo ikiza. Ni imirimo yihariye itakorwa n'undi muntu. Nta muntu wakurema bityo ivuze ngo urapfuye ntawagusubiza kuka. Nta muntu wakubeshaho iramutse ivuze ngo ibikubeshaho bihagarare, n'ibiryo wabirya ntibigera habyo. Niyo mpamvu yitambika mu murima bikamera, iza mu kirere imvura ikagwa, iza mu mirasire y'izuba rikamurika, yanyura mu biryo bikaryoha,
byamara kuryoha yakitambika mu gifu bikajyamo ntibigaruke, byarenga mu gifu bigeze mu mara ikabikatisha mu mwijima aho bihinduka amaraso. Ubwo mu buzima bwawe Imana ni Alufa na Omega, niyo itangira niyo isoza, ubwo no hagati niyo ibeshaho. Rero Imana irarinda, nta muntu n'umwe ku isi utarindwa. Nushaka kubyumva uzasome muri Yobu igice cya mbere guhera ku murongo wa 6 kumanuka. Mu bintu byababaje Satani bikamurya, yaravuze ngo mbese Yobu akubahira ubusa? Ntago wagiye umurinda we nabe nibye. Imana ntabwo irinda we gusa, irinda n'abawe ikarinda n'ibyawe. Ubwo rero ube mu nzu ikinze cyangwa idakinze, Imana itahabaye banasanga wapfuye. Ubwo rero Imana irinda irabyihariye. Ni naho mpamvu Bibiliya ivuga ngo iyo itanze amahoro ntawatera amahane, kandi itarinze umudugudu abarinzi babera amaso ubusa. Iyo ni Bibiliya. Icya kane ni Imana ikiza, ishoboye kurokora uwari umusinzi akazireka, uwari maraya akaba umuntu witonda, uwari umunyegomwa akishimira ibyiza by'abandi, uwanganaga agakunda. Ni Imana ikiza, ikiza icyaha igakiza indwara. Ibyo irabyihariye, nubwo ikoresha ababwirizabutumwa cyangwa abaganga, ariko niyo ikiza. Ubwo rero igihe cyose uri uw'Imana, muri iyi minsi y'imperuka isatiriye kugaruka kwa Yesu, ahegereye umujinya w'Imana, kuko ahantu hakomeye twahereye ngo hanyuma y'ibyo ushobora kwibaza ngo ni ibihe. Ni mu kimenyetso cya 6 kiboneka mu Byahishuwe igice cya 6 guhera ku murongo wa 12. Cyatangiye mu mwaka w'1755 ahabaye igishitsi cy'isi, hagakurikiraho izuba kwijima, hagakurikiraho kugwa kw'inyenyeri. Ibyo byose byararangiye kuko igishitsi cy'isi cyavuzwe mu Byahishuwe 6:12 cyabaye mu 1755 nyuma ya Kristo. Izuba ryijimye mu 1780. Ubwo ni naho ukwezi kwahindutse amaraso, ni umunsi umwe. Inyenyeri zaguye mu 1833. Ubwo ndi kubivuga kugira ngo wumve ibi bintu naho byari byerekeje. Ubwo rero ibimenyetso by'imperuka byavuzwe na Yesu, bivugwa na Yoweri, bivugwa na Petero, bivugwa na Yohana Ipatimo abyeretswe na Yesu, byasohoye muri iyo myaka. Ni ukwijima kw'izuba, ni igishitsi cy'isi, ni inyenyeri kugwa. Noneho hakombaga gukurikiraho kugaruka kwa Yesu, ariko haboneka ikibazo kiri ku murongo wa 17 ngo kuko umunsi ukomeye w'umujinya wabo usohoye, kandi ninde ubasha guhagarara adatsinzwe. Kuko Yesu nagaruka abantu baziruka, bazabura aho bakwirwa, ibiryoshye bizasharira, ibirori bizahinduka imiborogo, n'inzoga zizasharira ababinywa, niko Yoweri yanditse. Noneho muri icyo gihe gikomeye, mu mwiteguro wacyo, Imana yateguye ko mbere yaho abazahagarara badatsinzwe bagomba kuzashyirwaho ikimenyetso cyayo. Nibwo rero habonetse abamarayika 4. Ubwo 4 ni icyuzuye, 4 bagiye impande enye z'isi. Ubwo ni isi yose. Ubwo bagiye mu mpande enye z'isi ni isi yose. Ubwo ni misiyo global, ni umurimo ureba isi yose wo gushyirwaho ikimenyetso. Niyo mpamvu iyo ugiye mu Byahishuwe 14:6 barakubwira ngo ubwo butumwa bw'abamarayika 3 bubwirizwa mu ndimi zose, amoko yose, imiryango yose, ndetse n'amahanga yose. Ubwo noneho bigasaba kumenya neza ngo abari ku isi yose, umuntu wese azagira amahirwe yo kumva uko kuri kumuheshe gushyirwaho ikimenyetso.
abamarayika bane bafata imiyaga. Iyo Bibiliya ivuze imiyaga, ibivuze amahane, ibyago n'intambara, nibyo byitwa imiyaga. Ariko iyo bavuze imiyaga ine, ni ibyago ku isi yose. Ubwo hari igihe kizabaho isi yose ibura amahoro, atari intambara y'akarere kamwe, atari igihugu kimwe, atari amapfa y'umugabane umwe, ahubwo aho isi yose izaba yibasiwe, mu buzima hibasiwe, mu myaka hibasiwe, mu matungo hibasiwe, mu bucuruzi hibasiwe, mu mutekano hibasiwe, isi yose iterewe rimwe. Ni Ibyahishuwe 16. Ahantu hose hakomoka agahenge n'umunezero wa mwene muntu hazagabwa ibitero. Ubwo ni ukuvuga ngo ntabwo ari ibitero byo ku isi, ahubwo ni uko ibihano by'Imana bizaba bigeze ku batumvira. Ubwo rero iyo niyo yitwa imiyaga ine. Ibyo byago bizatera ku isi, kubifata ni umurimo w'abamarayika bane. Abo bamarayika bane bafite umwe ubayobora, ari we ushinzwe gushyiraho ikimenyetso, warabakuriye, ku buryo ababwiye ngo barekure barekura, ababwiye ngo bafate barafata. Ubwo bari bagiye kurekura, nyuma mu kimenyetso cya gatandatu nibwo yaje nawe aravuga, aje avuye iburasirazuba. Ubwo naho Yesu ari, kuko izuba ni Yesu. Aza afite ubutumwa buvuga ngo ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti. Aya ni amarenga ya gihanuzi. Iyo Bibiliya ivuze isi, ni ku butaka, ni ahatuwe na bake. Iyo Bibiliya ivuze inyanja, ni ahatuwe na benshi. Ubwo ni mu mijyi no mu byaro, hose harindwa ibyago. Burya hari amahirwe iyo isi ifite agahenge, hari amahirwe iyo nta mapfa ahari, hari amahirwe iyo nta ntambara zihari, hari amahirwe y'imipaka ikinguye, hari amahirwe y'uko ubutumwa bugera ku bantu. Ubwo rero niko gufatwa kw'imiyaga, hakoreshejwe uko Imana iyobora abakomeye bo ku isi, uko Imana ikorera mu masengesho y'abera ikabasubiza, uko Imana ikorera mu mitima y'abantu ikagabanya ubugome n'urwango, noneho ahasigaye hakabaho agahenge, imiyaga igafatwa. Ariko umurimo wo gufata imiyaga uri mu biganza bya marayika ushyiraho ikimenyetso. Bisobanuye ngo abashinzwe kubwiriza ubutumwa ni nabo bashinzwe gusengera isi. Ari nayo mpamvu muzasanga abakorera Imana bose mu bihe byose bagiye bazirikana no gusengera n'abatisengera, bagasengera n'abafite ibyo bashinzwe. Ubwo kugira ngo isi igire amahoro, mwebwe abasenga mubifitemo uruhare. Noneho rero ayo masengesho agatuma Imana ikumira ibibazo, nk'uko Loti yasabiye Sodomu, nubwo Aburahamu yasabiye Sodomu nubwo bitakunze, agasaba ko habonekamo abakiranutsi, agahera kuri 50, akagera kuri 45, akagera kuri 40, akagera kuri 30, akagera kuri 20, yagera hati mvuge rimwe akagera ku 10. Ariko bikarangira Sodomu abicumi babuze hakarimbuka. Ariko turahamya neza ko iyo haza kuboneka 10, ntabwo Sodomu yari gushya. Amasengesho y'umukiranutsi ashobora kurinda umudugudu, ashobora kurinda igihugu, ashobora no kurinda isi. Ibyo ntabwo ari ugushidikanya. Iyo aba ku isi hatari ubutumwa bw'ukuri, nta kimana yaba ikibonamo cyiza. Isi yose, umuryango wose, umudugudu wose, akarere gashobora kurindwa bitewe n'abeza barimo. Ntabwo tuvuga ngo ni irihe dini, ntituvuga ngo ni akahe gatsiko. Abeza bari ku isi hari ibibakumira. Ubwo ni abayobozi beza, ni abarimu beza, ni abaganga beza, ni abahinzi beza, ni abacuruzi beza, ni abana beza, ni abadamu beza. Abo bantu hari ibyiza Imana bakoresha tukabona agahenge. Ariko byose biyobowe na marayika ushinzwe gushyiraho ikimenyetso. Niwe utegeka bariya ati ntimubabaze isi, ntimubabaze inyanja, ntimubabaze ibiti. Ubwo ibiti ni abakiranutsi, ubwo n'akarengane kubera
ntabwo kabaho ikimenyetso kitaramara gushyirwaho. Ubwo noneho niyo mpamvu Imana iyobora ibibera ku isi. Ntabwo ibiri ku isi byiyobora, nta nubwo biyoborwa n'abajya inama, nubwo nabyo bigiramo uruhare, ariko Imana niyo igenga ibibera ku isi. Niyo mpamvu hari igihe uhinga cyane ukeza bike, hari n'igihe uhinga gahoro ukeza cyane. Ibyo rero bikwereka ko Imana iyobora ibibera ku isi. Bityo rero tudatinzaho, iki kimenyetso cy'Imana turashaka kumenya icyo ari cyo nuko gishyirwaho n'abagishyirwaho. Ikimenyetso cy'Imana cyavuzwe saha gusa, ahubwo ahandi henshi cyane muri Bibiliya cyagiye kivugwa. Urugero, mbere yo kurimbuka kw'imfura zo mu Egiputa habanje gushyirwaho ikimenyetso ku mazu y'Abisirayeli, cyari ikimenyetso cy'amaraso. Marayika yagombaga kukibona agatambuka kuri iyo nzu, ariko inzu yose atasanzeho ikimenyetso cy'amaraso. Yarayirimbuye, yarimbuye umwana w'imfura wo muri yo. Ibyo byanditse mu gitabo cyo Kuva igice cya 11 n'icya 12. Ni nako mbere yo kurimbuka guheruka kw'abanyabyaha, ikimenyetso cy'Imana gigomba gushyirwa ku mbata zayo, ari bwo bwoko bwayo nyakuri. Imbata ni umugaragu udateganya gutaha, niwe witwa imbata. Ni ukuvuga ngo hari umuntu wazaga akaba umugaragu imyaka 7, 6, uwa 7 agataha. Iyo hageraga mu mwaka wo gutaha, we akavuga ngo sinshaka kukuvaho, akabibwira boss. Bamutoboraga ugutwi, ubwo ukutwi kwatoboye ntago kwasubiranaga. Ni ikimenyetso cyabaga kigiye ahantu hagaragara, kugira ngo uzamubona wese azamenye ngo iyi ni imbata. Ngo maze yagombaga kugukorera kugeza apfuye cyangwa ashaje. Abo bashingurwaga nk'amatungo. Ibyo ni ibintu bitakibaho. Ntiyagombaga gushyingirwa, ntiyagombaga kwipangira, ntago yagombaga kugira indi mishinga, keretse ari impuhwe za boss ati ndaguhaze. Ariko ubundi yagombaga gukora bubi na bwiza, ya maresha mugeni ya mbere yavagaho, kuko ni mateka, akazarinda apfa. Uwo niwe witwaga imbata. Ikimenyetso cy'Imana gishyirwa ku bantu bamaramaje kutazigera bava ku Mana. Hari abari mu by'Imana bacunze ibintu runaka. Nimbura umugabo nzavamo, nimbura umukobwa ugezweho nzavamo, nimburamo akazi nzavamo, nibinteza ubukene nzabireka, nibituma nsuzugurwa nzabireka, reka sinakubitwa mbizira, sinakemera ibihombo kubwibi, reka da. Abo bantu b'agateganyo ni abagaragu wenda, ariko si imbata. Igihe rero umaze kumaramaza mu by'Imana, ushyirwaho ikimenyetso cy'Imana, bisobanuye ngo ntushobora kubivamo. Urwo rugero Imana iyo ubonye urugezeho, uba ushyizweho ikimenyetso, ntawagisoma hano kuko mu ruhanga ndi mu bitekerezo. Mu ruhanga ruvuzwe ntabwo ari uru rufotorwa, si uru rugaragara, si uru rujya ku ndangamuntu, ahubwo ni uruhanga ruvuze intekerezo. Noneho mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cyaho ni icya 2, icyo kimenyetso ninde ugisoma? Ninde ugisoma? Ninde ukimenya? Ese gisa gite? Wabwirwa n'icyo ugifite? Urwa 2 rwa Timoteyo igice cya 2, nta muntu wahawe kugisoma. 19 haravuze ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo uvuga izina ry'Uwiteka wese ave mu bidatunganye. Ubwo ni ukuvuga ngo Uwiteka ni uzabe, azaba aryarya n'abataryarya, azaba amaramaje n'abateganya kuvamo, azaba asubiye inyuma mu mitima, azaba agendera ku bandi, azaba ishushanya, azi abakurikiye ibindi. Uwiteka azabe. Ntabwo yatangirwa n'akarere, ntiyatangirwa n'idini, ntiyatangirwa n'ubwoko,
niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mfite n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo, nkwiriye kuzizana, zizumva ijwi ryanjye, zizaba umukumbi umwe, zigira umwungeri umwe. Ubwo rero Imana iza abayo, ariko ibyo ntibihaye abantu kwishyiraho. Ubwo rero yavuze ngo nge nzi kwinzi, oya, ntabwo ari yo ibivuze, ahubwo yavuze ngo Uwiteka azabe. Ntabwo bivuzwe ngo ab'Imana bariyizi, oya, utazishuka ngo nge sinaburamo, ngo nge nzi ko ndimo, oya, ushobora kuburamo ukazataka wa munsi ariho ubimenye nta garuriro rigihari. Ikimenyetso cy'Imana rero gishyirwa ku mbata z'Imana. Icya kabiri, gishyirwa ku bantu banihishwa n'ibizira bikorerwa mu isi bikabatakisha. Ibyo byanditse muri Ezekiyeli igice cya 9 umurongo wa 4. Reka naho tuhasome kugira ngo iyi nkuru igufashe kumva iby'iki kimenyetso cy'Imana. Ezekiyeli igice cya 9 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku wa 6 havuga inkuru isa n'iyo twasomye mu Byahishuwe 7. Reka dusome. Maze arangururira mu matwi yanjye n'ijwi rirenga ati, abahawe gutwara umurwa nimubigize hafi, umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Nuko mbona abantu 6 baturutse mu nzira y'irembo ryo haruguru ryerekeye ikasikazi, umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Kandi mbona undi muri bo yari yambaye imyambaro y'ibitare, afite ihembe ririmo wino ku itako rye, maze barinjira bahagarara iruhande rw'igicaniro cy'umuringa. Nuko basanga ubwiza bw'Imana y'Isirayeli bwavuye ku mukerubi aho bwahoze, bugeze mu muryango w'inzu. Maze ahamagara uwo muntu wari wambaye imyenda y'ibitare, afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Nuko Uwiteka aramubwira ati, genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu, maze ushyire ikimenyetso mu gahanga k'abantu banihira ibizira bihakorerwa byose bikabatakisha. Ba bandi arababwira numva ati, nimugende munyure mu murwa w'umukurikiye, maze mukubite amaso yanyu ye kubabarira, kandi mwe kugira ibambe, mutsembeho umusaza n'umusore n'inkumi n'abana bato n'abagore, ariko umuntu wese ufite icyo kimenyetso mwe kumwakura, ndetse muhere mu buturo bwanjye bwera. Nuko bahera kuri abo basaza bari imbere y'inzu. Ubu ni ubuhanuzi muri Yerusalemu, ni mu bwoko bw'Imana. Ubundi Imana yagiye iteguza abantu iyo habaga hari ibyaha, habonekaga ababicyaha, ariko hakaboneka n'imiburo ivuga ibihano bizaza. Uyu niwe marayika washyiragaho ikimenyetso. Nuvuga ngo gushyiraho abantu ikimenyetso ni ukubaburira, hakaboneka bemera n'abahakana, noneho bikaba imigabane 2. Ubwo rero niyo mpamvu Imana mu gihe giheruka, mbere yuko habaho kurimbuka kw'abanyabyaha, abakiranutsi bazatandukanywa n'abanyabyaha. Bamwe bazaba bari mu gitabo cy'ubugingo, abandi bari mu cy'ibyaha. Bamwe bazashyirwa iburyo mu mvugo ya Yesu, abandi bashyirwe ibumoso. Bamwe bazabarirwa mu ntama, abandi babarirwa mu hene. Bamwe bazaba ari abakobwa b'abapfu, abandi ari abanyabwenge. Ni imigabane 2. Uko ni ugutandukana kw'abakiranutsi n'abanyabyaha, ariko mu maso y'ijuru. Ariko mu isi bazaba bagituye hamwe, bagihinga hamwe, bagicuruza hamwe, bakora muri kampani zimwe. Nubwo hari ibintu runaka bibatandukanya, ariko umuntu wese agomba kumenya uwo yahisemo gukorera, ni Kristo ni Satani. Noneho ikimenyetso cy'Imana kikaba kigomba gushyirwa ku bantu mbere y'icyo gihe gikomeye. Reka rero tuvuge ibyo kigendereye ndetse nuko gishyirwa ku bantu. Ikimenyetso cy'Imana kigizwe n'ibi bikurikira, kigendereye bikurikira. Icya mbere ni ugushikamisha ubwoko bw'Imana kugira ngo hazaboneke abazahagarara badatsinzwe. Ni uko ubwoko bw'Imana bugomba gushikama. Igihe abanyabyaha bamaramaje, ab'Imana ntabwo ari bakwiye kudebeka. Igihe ubona umujura yakutuye, umugome yakutuye, umurozi yakutuye, indaya yakutuye, ntabwo umuntu usenga n'ubwiriza ubutumwa aribo bakwiriye kuba abanyantege nke mu mirimo yabo.
igihe ubona umusinzi atajya kuvangira mu by'iyobokamana ngo nabavangavange, nawe ntabwo nk'usenga ukwiye kuvanga, mbega mesa kamwe. Icya kabiri ni ukubatandukanya n'isi. Kubatandukanya n'isi, ikimenyetso cy'Imana kigendereye gutandukanya ubwoko bw'Imana n'ab'isi. Icya gatatu ni ukubarinda kuzaramya inyamaswa cyangwa se kuzubaha ubutegetsi bwa muntu uzasuzugura itegeko ry'Imana. Mbega nk'uko twabibonye, nk'uko abasore b'Abaheburayo bahatiwe kuramya igishushanyo bakanga, abantu b'Imana kuzahagarara itegeko ry'Imana bakanga kwica isabato yakuweho n'umuntu cyangwa se yasuzuguwe n'umuntu, bizasaba kuba bafite ikimenyetso cy'Imana. Icya kane ni ukubarinda kurimburanwa n'abanyabyaha. Ikimenyetso cy'Imana kizarinda abantu kurimburanwa n'abanyabyaha. Kubera iki? Ni uko mu Byahishuwe 14 umurongo wa 9 n'uwa 10 hagaragaza ko umuntu wese uzanywa ku nzoga y'umujinya w'Imana azaba afite ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga. Abazarimbuka bazaba bafite ikimenyetso, abazajya mu ijuru bazaba bafite ikimenyetso. Ubwo ndavuga muri iki gihe cy'imperuka, kuko ibi bimenyetso ntabwo byabayeho mu bindi bihe, ahubwo bibayeho mu musozo w'isi. Ikimenyetso cy'Imana kizashyirwa ku babikiwe ubugingo buhoraho. Ikimenyetso cy'inyamaswa kizashyirwa ku bagenewe kurimbuka. Noneho iki kimenyetso ni iki? Mu mvugo yahuranyije, bwa mbere bivugwa ko ikimenyetso cy'Imana ari isabato. Ni igitabo cyo Kuva igice cya 31 umurongo wa 12 kugeza ku wa 17. Ikimenyetso cy'Imana umuntu ugishyizweho agomba gukomeza amategeko yose y'Imana. Umuntu ugishyizweho agomba kuba akomeza amategeko yose y'Imana. Ibyo muzabisanga mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 igice cya 6 guhera ku murongo wa 4 kugeza ku wa 9, ngo ayo mategeko uyahambire mu ruhanga no ku kuboko akubera ikimenyetso. Ubwo ni ukuvuga ngo ikimenyetso ni igitandukanya umuntu n'abandi. Nubango umuntu yejeje isabato yatandukana n'abatayeza. Mu mikorere niho turi kuvuga. Umuntu akomeje amategeko 10 y'Imana ntago yafatanya n'abayica. Icya kabiri, umuntu wabyawe ubwa kabiri ntabwo yakora nk'aba kamere. Ni icya gatatu. Icya kane, umuntu wakiriye ukuri ntiyafatanya n'abanyabinyoma. Icya kane, umuntu utanga imiburo ntiyakifatanya n'abayanzi. Cya gatanu. Gatandatu, umuntu wanesheje kamere umwanzi n'umubiri ntago yafatanya n'ukiri munsi y'ubutware bwabo batatu. Icya karindwi, umuntu usa na Kristo mu mico ntabwo yabarirwa mu basa na Satani. Ubwo ni ukuvuga ngo ikimenyetso cy'Imana kigizwe no kwakira ukuri, kubyarwa ubwa kabiri, kwitandukanya n'isi, gutanga ubutumwa bw'imiburo, gukomeza amategeko 10 harimo n'isabato, kunesha kamere umwanzi n'umubiri, no gusa na Kristo mu mico. Ikimenyetso cy'Imana gishyirwa ku bantu mu mvugo yahuranyije ni ukwakira ukuri mu bwenge no mu mico, ugasa na Kristo ku buryo udashobora kubivamo. Icyo ni ikimenyetso cy'Imana. Bituma umuntu rero akomeza amategeko yose y'Imana, bituma umuntu atifatanya n'ababi, bituma umuntu ataceceka imbere y'abanyabyaha, kandi ntabwo yabura kubabazwa n'ibibi biriho. Niyo mpamvu muri Ezekiyeli havuze ngo baraniha kandi bagataka. Iminiho ni amasengesho, gutaka ni ukuburira abantu. Ubwo rero abazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana bagomba kuba bujuje ibyo bisabwa, cyangwa se bagomba kuba bageze kuri izi ntambwe, akaba ari cyo kimenyetso cy'Imana muri bo. Ni Imana ikibona, si abantu.
ni Imana igikeneye, si abantu. Kuko marayika yaravuze ngo nimbona amaraso nzatambuka. Imana nibona ufite icyo kimenyetso, ikabona warabyawe ubwa kabiri, ikabona ukomeza amategeko yayo, ikabona uri umunyakuri mu mutima no mu migirire, ikabona nawe wabajwe n'abarimbuka, ikabona wariyeguriye Imana usa na Kristo mu mico, waratsinze kamere isi n'umubiri, ni ukuri kamere isi na Satani, ni ukuri Imana ntiyakunda ko bene uwo arimburanwa n'abanyabyaha. Ngicyo ikimenyetso cy'Imana. Reka tubivuge tubisomye mu gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka, paje 221 haranditse ngo ikimenyetso cy'Imana icyo ari cyo. Ubwo buri mwizera wo mu bwoko bw'Imana wese azaba akimara gushyirwaho ikimenyetso ku ruhanga rwe, si kashe cyangwa ikimenyetso gishobora kugaragara, ahubwo ni ugushyira ukuri mu bikorwa buri munsi, haba mu buryo bw'ubwenge n'ubw'iby'umwuka, ku buryo udashobora gutandukana nabyo. Igihe ubwoko bw'Imana buzaba bukimara gushyirwaho ikimenyetso buteguriwe ishungura, nibwo rizaza. Mu by'ukuri ryaratangiye. Imana niko yabipanze. Ubwoko bw'Imana nibumara gushyirwaho ikimenyetso, marayika ushinzwe gushyiraho ikimenyetso twabonye ko ari nawe ushinzwe kubabaza isi, ari uyobora bariya babaza isi, nababwira ati murekure bazarekura. Ubwo ni ukuvuga ngo natanga raporo, umurimo wanjye nawurangije, ibihano bizakurikiraho. Ikimenyetso cy'Imana ihoraho gishyirwa ku bitondera isabato y'Uwiteka babikuye ku mutima. Ntabwo ari ugupfa kuyiruhuka, ahubwo ni abayitondera ariko babikuye ku mutima. Rero ngicyo ikimenyetso cy'Imana, kandi kirakenewe mu mibereho yawe kugira ngo uzahagarare ushikamye. Mu gitabo cyitwa Ibihamya, paje 208 kwambuka 9, harimo iri jambo ritubwira ngo Yesu ari hafi kuva ku ntebe y'imbabazi mu buturo bwera bwo mu ijuru, akambara imyambaro yo guhora, agasuka umujinya we n'ibihano ku bantu batitaye ku mucyo yatanze. Kuko iteka ry'imirimo mibi rituzura vuba, nicyo gituma imitima y'abana b'abantu ishishikarira gukora ibibi. Aho kugira ngo boroshywe n'uko Imana ibihanganira n'imbabazi zayo ngo zibakabakabe, abantu batinya, aho kugira ngo boroshywe no kwihangana n'imbabazi z'Imana yabagiriye, abantu badatinya Imana kandi badakunda ukuri bakomeza kwinangirira mu bibi. Ariko hari ingabano zo kwihangana kw'Imana, kandi bamwe bagenda barenga izo ngabano. Ibyaha hari urugero bigeraho bikaba birenze umupaka wo kwihangana, Imana ikaba itakwihangana ngo, kandi benshi izo ngabano bari kugenda bazirenga. Nawe urebye ibyaha biriho mu basenga n'abadasenga, mu byaro no mu mijyi, mu bize n'abatarize, mu bakire n'abakene, abakuru n'abato, wabona ko hari abari kurenga izo ngabano. Amakuru twumva, ayo tubona, ni ukuri hari abari kurenga izo ngabano. Noneho bamaze kurenga imipaka y'imbabazi, bityo rero Imana igiye kuzitambika irengere icyubahiro cyayo. Ubwo niyo mpamvu muri iki gihe cyo kwihangana kw'Imana nicyo gihe cyo gushyirwaho ikimenyetso, ariko hari ahantu havuze ngo nyuma y'uko gishyirwaho azavuga ngo mukubite mwe kubabarira. Ntabwo bazita ku munyantege nke, ntibazita ku munyambaraga, ntabwo bazatinya uwo ari we wese, nta cyubahiro kizitabwaho. Ikizarebwa ni uko witwaye ku mucyo wahawe. Noneho rero muri iki gitabo hakomeza havuga ngo
abantu b'Imana abo kuri ya ngingo ivuga ngo nabaniha kandi bagataka kubw'ibizira bikorerwa mu isi, niho tugiye gusobanura umusemburo wo kwera ntabwo uratakaza imbaraga zawo. Mu gihe akaga no gucogora byibasiye itorero, itsinda rito ry'abahagaze mu mucyo rizaba riniha kandi ritaka kubw'ibizira bikorerwa mu isi. Ariko cyane amasengesho yabo azaba asengera itorero, kuko benshi mu barigize bazaba bakora nk'ab'isi. Amasengesho y'abo banyamwete kandi bakiranuka bake ntazaba imfabusa. Abo bake bakiranuka kandi basenga, ntago amasengesho yabo azaba imfabusa. Igihe Imana izaba ije guhora, izabera uburinzi abarinze ukwizera kwabo no kubonera, kandi bakirinda kwanduzwa n'isi. Muri icyo gihe Imana yasezeranye ko izarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro, kandi ntiyazirangarana. Aho ni muri Luka 18 guhera ku murongo wa 7 gukomeza. Itegeko ngo nimunyure mu murwa mu Yerusalemu, mushyire ikimenyetso mu ruhanga rw'abantu banihishwa n'ibizira bihakorerwa bikabatakisha. Abo baniha kandi bataka babwirije ijambo ry'ubugingo, bacyashye ibyaha, batanze inama kandi barahendahenze. Bamwe mu basuzuguraga Imana barihannye kandi bicisha bugufi mu mitima imbere yayo. Ariko ubwiza bw'Imana bwari bwavuye mu Isirayeli, nubwo bamwe bakomeje ishusho yo kwera, imbaraga zayo zari zibabuzemo. Ubwo ni ukuvuga ngo hano umuntu yihanaga ku giti cye, ariko Isirayeli nk'ishyanga yakuweho imbabazi z'Imana. Uyu mugabane werekana ko hari igihe abahoze bitirirwa Imana ijya ibareka, ikareka idini, ikareka ishyanga nk'uko yaretse Isirayeli. Mwibuke mu ntangiriro z'umurimo wa Yesu yaravuze ngo yageze i Yerusalemu asanze abagurisha, aravuga ngo mureke guhindura inzu ya data iguriro. Aho yavugaga ni mu rusengero rwa Yerusalemu, nirwo rwonyine rwabaga ku isi, ayandi yari amasinagogi. Urusengero rwari rumwe, burya ntimukagire ngo habagaho insengero, urusengero rwari rumwe. Uyu munsi mugira insengero, ariko ubundi urusengero rwari rumwe. Noneho igihe kigeze bamaze kwanga ubutumwa bwe, muri Matayo 23:37 aravuga ngo inzu yanyu muyisigi wari umusaka. Ari na hahandi nta cyahindutse, hagikorerwa nk'ibya mbere. Bwa mbere ayise inzu ya se, bwa kabiri ayise inzu yabo. Inzu yanyu muyisigiwe ari umusaka. Ibi byerekana ko hari igihe Imana igire ku muntu, maze yamara kumureka akajya azana ya mirongo myiza y'igihe Imana yari ikimwemera. Uku gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana kugenda mu bitirirwa izina ry'Imana, maze bamwe Imana ikabanga abandi ikabemera. Bitewe n'iki? Imana iravuze ngo, yabwiye Sawuli ngo ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka nawe yanze kuba ku ngoma. Ntabwo Imana yakwemera wanga ibyayo, ntibishoboka. Iyo wanze kuyiyoboka muratandukana. Ntabwo ibikikuyoboye, ntimuba mugikoranye, ntiyagutuma, ahubwo ubuhanganye nayo nubwo ubuyitirirwa. Izina ubukristo, izina ry'idini ryose waba witwa ntirizakurokora, ahubwo ikizakurokora ni ukuri kw'Imana mu mibereho no mu mutima n'agakiza kayo. Ukuri n'agakiza nibyo byonyine bizarokora umuntu. Noneho naho izina ryo ni nka rya rindi bivugwa ngo ntiribuze umukobwa kuruha. Ubwo rero ahangaha igihe ibihano by'Imana bizaba bisukwa, abo bicisha bugufi bamaramaje gukurikira Kristo bazaba batandukanye n'abandi bose bo ku isi,
kubw'intimba yo mu mutima izagaragarira mu kurira no mu kuganya, mu gucyaha no mu gutanga imiburo. Mu gihe abandi bazaba batwikiriye ibyaha biriho bitsindishiriza kubwo gukiranirwa kuganje, abafite ishyaka ry'icyubahiro cy'Imana no gukunda imitima ntabwo bazashobora kwicecekera kugira ngo bakunde bashimwe. Imitima yabo ikiranuka izajya ihora ibabazwa buri munsi n'imirimo mibi n'imyifatire y'abanyabyaha. Ntibazashobora gutangira umuvumba wo gukiranirwa, bityo rero bazuzura intimba kandi batake. Bazababara imbere y'Imana babonye iby'Imana bisuzuguwe mu ngo z'abari barahawe umucyo ukomeye. Bazabazwa kandi bazabaza imitima yabo babonye ubwibone, ubugugu, kwikunda, ibinyoma by'uburyo bwose byigaruriye itorero. Bazababara babonye ibi byaha bine mu itorero. Icya mbere ni ubwibone, kabiri ni ubugugu, gatatu ni ukwikunda selfishness cyangwa kwikubira, kane ni ibinyoma ngo by'ubwoko bwose byigaruriye itorero. Umwuka w'Imana azabatera gucyaha, ariko iyo micyaha izasuzugurwa mu gihe abakozi ba Satani bazagaragara nk'abanesheje. Imana irasuzugurwa mu itorero, ukuri kukaburizwamo. Icyo gihe bizatera abana b'Imana gutaka. Icyo gihe ni iki? Aho ujya usanga bitirirwa Imana ibyaya babyica kurusha n'abapagani. Hari aherega ijambo ry'Imana rivuga ngo habonetse ibyaha muri mwe bitaboneka no mu bapagani. Rero dukeneye gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Icyo kimenyetso cy'Imana ni ukwakira ukuri ukagushikamamo mu bwenge, mu mutima n'imibereho, ku buryo udashobora kukuvamo. Rero mugenzi wanjye, urararikirwa kwakira ikimenyetso cy'Imana, ukemera ukuri kwayo kose, ukemera Umwuka Wera agahindura umutima wawe, ukabyarwa ubwa kabiri, ukayoboka iby'Imana byose, nawe ukayiyoboka wese, iminsi yose n'ahantu hose, ukaba imbata, ugashyirwa ikimenyetso mu ruhanga bisobanuye mu bitekerezo, Imana ikakumenya kandi ikakwemera, dore ko ireba imigambi yo mu mutima. Tugana ku musozo, turasoma amagambo aboneka mu gitabo cyitwa Guhamagarwa kwacu gukomeye, paje 344. Haranditse ngo, mbese tuzaba turihe mbere y'uko ibisekuru ibihumbi bivugwa mu byanditswe byera birangira? Umurage wacu uzaba waramaze kugenwa by'iteka ryose. Wenda tuzaba twaragenewe kuba mu bikari by'ubwami buhoraho bw'Imana, cyangwa tuzaba twarakatiwe urupfu rw'iteka ryose. Imana iri gusuzuma abagize ubwoko bwayo kugira ngo irebe abakiranuka ku mahame y'ukuri kwayo. Inshingano yacu ni ukwamamaza mu isi ubutumwa bwa marayika wa mbere, uwa kabiri n'uwa gatatu. Mu gusohoza inshingano zacu ntabwo dukwiriye gusuzugura cyangwa gutinya abanzi bacu. Isabato y'ukuri ikwiriye kuba ikimenyetso gitandukanya abakorera Imana n'abatayikorera. Reka abasinziriye n'abasimbirimo bakanguke. Twahamagariwe kuba bera, kubw'ibyo dukwiriye kwirinda gutanga urwaho rwatera abantu kumva ntacyo bitwaye, kurinda cyangwa kutarinda iby'ukwizera kwacu gutandukaniyeho n'abandi. Ni inshingano yacu ikomeye gufata ibirindiro dushikamye mu kuri no gukiranuka kuruta uko twigeze kubikora mu gihe cyashize. Umurongo utandukanye abakomeza amategeko y'Imana n'abatayakomeza ugomba kugaragazwa neza. Tugomba guhesha Imana icyubahiro tubikuye ku mutima, dukoresha uburyo bwose dufite umwete mu kurinda isezerano dufitanye nayo, kugira ngo dushobore kwakira imigisha yayo, imigisha y'agaciro ku bwoko bwiteguye kuzanyura mu bigeragezo bikomeye. Gutanga urwaho rwatuma abantu babona kwizera kwacu n'iyobokamana ryacu atari imbaraga yiganzura imibereho yacu, ni ugusuzuguza Imana mu buryo bukomeye. Rero bana b'Imana, ibyiringiro byanjye nawe ni ukuba mu kuri nako kukatubamo. Nidushyira ibyiringiro byacu mu Mana, tuzajya mbere dushikamye, dukorana umurimo wayo ubwitange,
tuyishingikirijeho, kandi ubuzima bwacu bwa none n'ubw'ahazaza tukabwegurira mu bugiraneza bwayo bwuje ubwenge, turinda ibyiringiro byacu twatangiranye kugeza ku mperuka, twibuka ko duhabwa imigisha y'Imana tutayikwiye, ahubwo ko tuyihabwa bitewe n'ibyo Kristo yakiranutse, kandi ubuntu bw'Imana busaze nibwo butuma twemerwa kubwo kwizera Yesu. Rero dufite amahirwe menshi muri iki gihe cya none. Ikimenyetso cy'Imana kiri gutangwa, kandi abacyakira ni abakira ukuri nk'uko kuri muri Yesu. Muri uyu mwanya dusaba Imana kudufasha kugira ngo twakire ukuri kose, kutuboneze, kutweze burundu, dushyirweho ikimenyetso cyayo, tutazava mu kuri. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu.